shiriro nawe uzurareka kwijijisha utu tuntu ntabwo tuzi Jesus ntabwo tuzi Ego sheri wa kuko uri kwihuta cyakora abahungu barabaye kera ntabwo tuzi none se reka mubwire oya mwiga igitondo twigaga igitondo ariko nyine twe turi mu bizamine turakirangije turatashe ko mutariye ku kigo kwari mwariye sanga ubu turi sanga urashaka kumbeza twakozemo nyine urashaka kumbeza bafeza rya You're amazing, yeah. Dimo budo devuse. Zania mahoro mugito. Umukobwa asigaye I don't want peace. Namutegereje kutwe tubivuganye kuko amanota ya siporo ni yagitegereje undi ko ndi kubona tugiye gukora icare tagazamumarira iki akazi kabaho sheri biki gihe nabyo sangaga nta kigenda Damayi uramenye ubona ukuntu ari kuntu kwicara iminota 30 yose nasi ndahamenyera ariko nzahamenyera gake gake gusa bambwiye ngo habi bisambo biteye ubwoba turashize no oya bigomba gufatwa byose bisambo byo kuza mu gihugu cyacu banzafatanya na ba mudugudu mfatanye na ba mutekano ibisambo tuzabiha okay nta kibazo none se mukambabaye continue kakazi kubujura tukamaze n'igihe kinini inaba bakaba bahazanye umudaso kugira ngo tumwigire inshuti bizagenda gute none se ni guturigira ku mudaso ubushuti uzi ko turabajura nyine ako mwaburetse mabwire cyo twabigenza nta kuntu twashaka nimero ze tukamuhamagara tukamuvugira kari bwo byatworoheye simva se ahubwo ndatekereza usinya nubwo mwahura byose nase bo muri kumva turabigenza gute koko ako muzi ko turi Damayi uramenye ako kantu ni kabi harakumarira iki shaga abanyarenga harimo amafaranga byose birikwa umuntu usasuka umutama icupa bikaba byabaye ufite ubwoba wowe se ndabufite ariko uzaza kumutama icupa azaba ahindutse ikimuti mwese ubujyanda kubwiye ngo n'ukumugura nawe nagurasho n'imvuga ngo turi ibisambo nago yakwitaba nakwitaba nanjye nzakugurira ubuzima bwiza ubuse naramuka twitabye nyine bizagenda nyine uzamubwira ngo nukuze tukaganira bisanzwe ibintu biraho mbona ategereje umukobwa ibintu byo nibyo abashira iki gihe nabo barandambi cyo nanjye ndamusereza nawe nzi ko atarankira esheri wahana nese twavuganye ngo iki gihe nyine wihangane kwa wahananze ariko nyine haguruka utubuze wambabariye ukansuhuza ariko umenye ko natarimo ubigera gutegereje wari nyine mwarimera ariko duha homework ntabwo byari ngombwa nyine ko mitanze homework yo mu bizamini utazi urabesho uzayitanga ryari dutangiye ko mutangiye ubundi birabi kubimaze abantu tugiye kuja mu ca leta bira bintu byakugeza mbese nabazanyimura cokora babaje bazanyimura ubuzi ngo nese zakwimura kuri za siporo icyo cyizera ndagifite ko nje abanyeshuri dora ayo manota ukorera ayo manota ukiri mu wa gatanu ugikeneye ayo kwimuka nese hari yabagize ngo mwarimu arakwimuka ubwo nani ugikora za siporo ugatuma ntikorera utwanje niyipangiye n'ukuntu tuba dukundanye ubwo nyine nani nibagiwe ubwo nyine ubutaha ntabwo nzongera kwandika homework nyine kubera ko atazanyimura nyine ayo manota uzundi ntabyo waruzi ntabwo nari mbizi ko nje ntakundana n'abantu bamwe inguranga bafata nk'intuzi nk'ubyo mba nikundaniye na wa mukobwa nyine w'intuza nese kutagiye kumukunda turashize nkuko nabonye ari muto none nyine nese wowe nabonye iri mwiza uri kunkorera nasi kugukorera ntari nibyo se tekereza kwigwa niciye ku muhanda nk'imbobo yabuze icukura nose wicaye wabiki nicaye ndi nje nyine ukaburiganiza nyine twiganiza byamarira ngaho cyo rero koko umuntu yambwira ngo ndisi nabyara igihore nk'iki none se sheri wambabariye ukareka kugenda ariko nizere kutazongera nawe nyine ngiye ntabwo nzongera basi reka mpfukame nkuya ntari imana wo gupfukamira byihorere ariko utazongera nta kibazo ntabwo nzongera
none se ubu bwa mbere n'ubwa nyuma utazongera kwiga nk'utegereje njyewe nyine ntabwo nzongera kubana nje umuntu wa mbere ukundaga wa mbere umuntu ukundaga turakunda kandi nyine ubwo igihe nkutekereje mu buryo ngukundaga nkumva agasimba kari urabizi ibyo mbwiye nyine nanjye ngukunda nk'uko ukunda amazi iyi ngo se ntabwo ndi kumva ibintu ari kimwe mwe tugahita tumubwira ikijya mbere wenda tukamubwira ati twewe turi abajura inanga wenda niba dufata tukahagusanga hariya ku murenge wenda niba bari kudufunga amezi 3 hari igihe bazadufunga ukwezi n'igice ariko nanone izo nimero wazihiye uyu wanazishaka mani kugira ngo azagere ageze tugabanye turazishaka kute nyine mani nimero ntabwo ari ikibazo njyewe hari ahantu nshobora kuzikura urabizi neza ko wahita uzibona njyewe nimero ushobora kuzibona mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ariko icyo ntasezeranye njyewe nuko nimero nzazibona ubundi iyo baje se baba bafite ibyapa biriho nimero zabona ntabwo napfa kubimenya ariko njye icyo mbasezeranye nuko nimero ndazibona kandi bidatinze ngazisaka bidatinze ariko buri wese aba arashaka nka 5 tuzamuha 5 ntabwo ari byo ngombwa ariko wowe tuzumvikana urumva tuzabinyuza mu biganiro tuganire na igihe wasanga garenze ko wenda guteganya nk'ibihumbi 10 buri wese wenda byibura buri muntu niko twateganya kugira ngo bizarushaho kuba badaso nababaga boroshe none 10 nibije noze umubonye mukaganira namwasangira ariko shira gihe twakundani ubundi urukundo rwanje nawe ubonaga ruzatugeze ku kiburiye uzatugeza kuki nyine ukuntu mbibonaga ntabwo nawe isaburiga wanjye arapfuye uracyafite so kubana gute se nageze kuki hoya tukabana nyine rero se dukundana ezundi okujya kubana mu rugo se ntabwo nagushira he nese sheri uzanjyana iwanyu nyine ntiwajorora kankubwira ntiwacu buriya ntabwo byashoboka kubera nawe ugezeho nkavuga ngo nkujanye nubwo ibyo katube tubiretse ngira utuntu nkubwira kubona tugeze mu minsi mikuru nko kwino natwapanga tukagira utuntu twikorera ariko rero sheri umva nkubwira iwacu kuri Noheli bazaba bagabanya inyama mawe hari agashirahamwe abagamo oya uzaze nkuve ntabwo ari ibyo nshaka mushaka iki none hari utuntu nshaka nyine tumbwire nawe uri umwana ni ngombwa kujyana ngo natuvuga kuri Noheli utuntu twabakunda nyine nawe uratuzi njye natwo nzinzi nuko nzi ko kuri Noheli barya inyama nyine utuntu bagiraga bakundanye ari babiri bihereye mbese nyine nawe kushira rero nawe uzurareka kwijijisha utuntu ntabwo tuzi ego sheri wawe kwihuta cyakora abahungu barabaye kera ntabwo tuzi Jesus. oya reka mubwire ubu ngubu nta kuntu wakwihangana ugategereza ukazajya ko gusezerana ku murenge uriho tubikurikirana jana ku murenge uri kubona iyo myaka yose nawe nkitegereza abantu b'abanyeshuri koko ubu ku munsi mukuru wavuga ngo wacuye iki tubimenyeje se cyane ibyo bintu ntabwo nabijyamo niyo wagira uti ko narora nawe ntabwo ukundana nawe nzi ibintu ntari nyine wowe tegereza tuzajye ku murenge niturangiza gusezerana tugende imbere y'Imana umurenge nta nzasezerana nje ibyo ntambirimo sheri rero reka nkubwire nta kuntu wakwihangana ugategereza ako haruzi n'ikindi buriya asa abanyeshuri ntabwo byashoboka ubundi saa sita zirageze izi ni isaha zo kujya ku meza abanyeshuri bakarya n'iki ko gahari none bari mu muhanda nta bitinda hose nabwirwa n'iki ubu wakifata ngo ujya gusezerana n'umuntu utazi sheri nyumva nyine nkubwire nyine wategereza tukareba ibyari ibyo bintu ukumva byashoboka wewe byashoboka cyane kandi bite byanyu ni sawa bitewe ko muri hane zisaha tuvuye ku ishuri twewe mwiga igitondo se twigaga igitondo ariko nyine twe turi mu bizamine turakirangije turataje ko mutariye ku kigo ku kigo twariye mwariye sanga ubu turi sanga urashaka kumbesha twakozemo nyine urashaka kumbesha bapeza ryari atakubesha ariko twe twonye tutakeneye kurya ibiryo byo ku ishuri kuko n'iwacu batetse ubundi si byo tubireke nshimye ko muvuye ku ishuri hano ngaho muri kuhakora iki none mbabure Don't run! Murife! Don't run! Hey! Murife, don't run!